basa iyo uvuze ngo inkoni abaporoso bayisubije papa uyu munsi twe ba rubanda rugufi twaje tuyoboka ibyo mwatwigishije none murongeye mu bisubije papa murumva mutari kutuvanga umutwe turavanga se abantu bariho abantu ni imishiri ndakubwira abantu rabo ukavuga baratwara imirambo baratwara se umuntu kuko ntabwo wajya kumvanga mu bintu bipfuye kandi mbireba ndeba yuko atari byo nawe ntabwo wagira gatsi barabaruzi igihe kirekire barabatwara bagatwara barashorera inka zibagwa ngo nubwo aba ari fe n'ibindi bintu wari kandi umuntu wize ni umuntu w'ikigoryi wa mbere ku isi aba yararozwe ni ikibazo rero reka nkureke ibintu nishana ubundi umuntu wabyawe n'Imana niwe ugomba kuyobora itorero ry'Imana kuko abari mu isi bize nibo bashoza imvuru nibo barya amafaranga ya rubanda nibo bakora amahano nibo barya amafaranga ari abajuruje byageze ari aba lawyers ari aba intellectuals b'ingeri zose nibo bajura nibo barya imisoro nibo barya iby'imfubyi n'abapfakazi wari wabona umuntu urya abapfakazi n'imfubyi ari umuntu w'injiji utandika nibo bazi gukinisha ikaramu bagasobanya imibare bagatwara gutwara biraki agasigara rimwe simbizi hari vuye najyaga mbona batwara bate muri accounts na hehe hose those are the guys we have kuko barononekaye Kristo niwe bakeneye kugira ngo bakize ubu ngubu insengero impamvu abantu bazijyamo nuko hari bashaka yo kuragurirwa bari abo bashaka abapfumu babo niyo mpamvu icyo ni ikibazo kiri muri Afrika mu Burayi ntabwo kiriyo kuko imibereho y'abantu iri guaranteed barapfuye ari umuntu mu mama avuye mu Bwongereza mbwiye ukuntu abantu baho bameze abantu bagenda bambaye ubusa umuntu uhura n'uri mu nzira akamufata akamusoma ugasanga umuntu abandi bicaye aho abandi bambaye ubusa kandi mu bukonje bukomeye umuntu akambara akantu kagira ariko mu bukonje bwa winter abandi bari ku mihanda barasabiriza bamaze kwangira kubera ibiyobyabwenge ariko bararya baranywa kuko ibyo bintu barabishoboye kubikora kuko abo ngabo bashyiraho kugira ngo babe icyitegererezo cy'andi moko yose yo ku isi babakopere nabo bangirike nkabo kuko buri muntu aba yifuza kujya hariya tekinoloji irahari yambwiye ibintu abantu nubwo bangiritse batyo ariko amato amazu aho baca bagenda za gari ya moshi zigenda zose nibitangaza wagira ngo ni mu ijuru za jaride zaki bameze neza cyane basa neza cyane nabo abantu bameze batyo ntibabura ibyo barya kuko there is free money babahambara bahemba leta irabahemba ariko iki ikora leta iri munsi y'ubutware bwa Illuminati irategeka isi kugira ngo uretse muri Afrika twagiye kwiga twareba amafilime urubyiruko rwacu tukabifuza niyo mpamvu dupfa twambuka za Mediterranean za Sahara tujyayo nuvuga ngo turajya mu ijuru noneho iwacu nazo tukabihazana byatunanira ko tutashobora kubihakorera kubera imiterere y'ubukungu bikadukwamana niho kiri mu ngubu gitegura hano tuzaramya iri dini rigiye kujyaho bagiye kuzafatwa nk'abanzi b'amahoro iyo muvuga ngo idini rizabaho no gufata ADPR igasenya urusengero ikajya muri katolike abayova bakarusenya bakaza hariya abameto iryo dini ni rihe ni programme imwe y'imyizerere igiye kuba imposed ku bantu biriya byo bizapfa uruhongohongo none se nko mu Burayi ntama insengero ntizihari usara abantu bazibamo numva ngo abanyempano abanyamasengesho abaririmbyi n'abandi ngo nabahi bano bagira bate abaramyi ariko ibi bintu bitera umujera umuramyi ni iki umuhanzi ubona uhange ingwe za gospel kandi ntawe uzihuriye wowe ufite umwuka wa Kristo biriya ni ibintu bimaze gukomera kandi abantu barabikurikira ari benshi kandi barabyishimira niyo ikimenyetso kigaragaza yuko ari ibyo badayimoni ariko abo tureba baza mu nsengero birukankira bavuza induru nagiye ahangaha ku giterane cyara hano kuri ntuza umuntu abwira abantu ngo agiye kubaprovoka hano muri stade ejo bundi wa mugande wari kubaprovoka se arababwira iki babwira ngo mwebwe ibyo mufite mwarangije kubihabwa nta kintu cyo murasengera se iki buriya ibintu byose mbona nibyo mwahaye ibintu byose mu buryo bw'umwuka iyo yarangiza akabisanisha n'iby'umubiri ibintu byose byo mukeneye ku isi ni ugutegeka mukabihabwa ababwira ni abantu baje baturutse imihanda yose wenda harimo n'abajura n'abicanyi bashaka kwakira Yesu Kristo wabihinduye ishu arasa nk'avugira imbere y'abamarayika ari nabyo benshi bashaka nibyo abantu bashaka Imana yambwiye ngo ese uyu muntu uvuga n'Imana akayana imishyikirano muri conference aho ntiyaba ari igitangaza nanyaturaho ibintu cyangwa nansabira ibintu nanjye birashikaho kuko uyu ni umutoni w'Imana Imana se ntabwo iri ku rwego rumeze rutyo
cyakora ishobora kuba ari imana ariko iyo mana ntabwo ari uwiteka. ariko kera ngo habagaho babamenya, ni nacyo abahanuzi b'uyu munsi bavuga bitwaza ko ari babamenya b'uyu munsi. Ntibamenya b'uyu munsi ariko b'imana zahozeho, ntabwo ari uwiteka. Ntabwo uwiteka yatwigishije kandi baduha ba Yesaya. None se erega biriya ntibayisoma, ntabwo bayisoma, buriya barapfuye. Dore uko Bibiliya barapfuye bariya. Ni ukuvuga ngo abigisha kuriya bose nubabona ntukajye ubatera umugongo. Yesaya, iyo bya Yesaya se bije bite? Dore uko Bibiliya itwigisha, sinzi impamvu ibyo batabitekereza. Nawe kandi ujye ubibabwira. Dore umurongo wa mbere, Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere. Iki ni igitabo cyitwa igitabo cyangwa isezerano rishya ry'umwami wacu. Hano baravuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi, mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Mu buryo bwinshi urabyumva, no mu bihe byinshi. Hari abahanuzi bazaga bagahanurira Isirayeli, hari abahanuriraga umwami Dawidi n'abami bose ba Isirayeli, hari abahanuraga mu buryo butandukanye. Abo bose barahanuraga mu buryo bwinshi bunyuranye, no mu buryo bwinshi. Ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Full stop. Yes. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiraho muri hirya no hino ku isi, tubasabira umugisha w'Imana. Nge Ndikuzo Aimé, gira umugisha wo kongera kubana namwe. Ndi kumwe n'umugabo w'Imana, umugabo wemeye gutanga ibyo afite muri we, akavuga ati simbigumana kuko niyo mpamvu ndiho. Yisobanukiwe cyane kurusha abandi kuko yamenye icyo abaye, impamvu itumye ariho. Impamvu itumye ariho ni ukuvuga ngo ibyo mfite nta kundi nabigeza ku bantu. Ndashaka ko abantu babimenya, kubera ko hari ikiganiro uretse gukora uvuga ngo asigaye amasegonda niba ari 30 niba 90. Abantu benshi baza mu mubiri ngo none se ko twabaza ariko biza guhura n'ubuhanuzi. Icyo kiganiro nagikurikiye, mbona n'abantu benshi barimo baratanga komanteri. Hanyuma uyu munsi rero Nge Ndikuzo Aimé, ubwa mbere tubanye kuri Ihumure TV, na n'uyu munsi turi kumwe. Ntago turi buze gutinda rero, ni ikiganiro kitari buze gutinda, aho ndaza kuba ndi kumwe na Paseri Musisi Peter. Hanyuma aze kwibanda cyane kuri topic y'uyu munsi. Ndashimira abantu bose banyanye natwe mu bihe byatambutse, na n'uyu munsi tukaba turi kumwe kuri Ihumure TV. Rero wowe wakoze subscribe, Imana igumugisha. Nawe utarayikora uyikore, tuganire ibiganiro, dusangire ibiganiro, nawe utanga ikiganiro, utanga igitekerezo muri comment. Hanyuma tugire byinshi tugaruka by'umumaro, byatwubaka muri iki gihe isi iri kurohama. Mushumba, isi iri kurohama cyane. Hanyuma rero kandi nanone twebwe tugira umuco wo kubanza gusenga kugira ngo twiragize mwuka w'Imana bane natwe mu kiganiro. Data, turagushimye ko tubonye undi mwanya w'agaciro, umwanya ukomeye abantu benshi batabonye, kandi suko bagize mu ruhare kugira ngo babure ubuzima bwabo, ahubwo nuko igihe cyabo cyari kigeze mu isi bakarangira, hanyuma bakabageza ahacishikirwa. Twe turiho rero suko ari cyo twatanze, n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Data, ibyo turabishimiye kugira ngo tubashe kubaho tunezerewe, kuko nagahe utwongereye. Haleluya. Agahe utwongereye rero, isi iri kurohama. Abantu benshi badukurikiye, bijyanye n'ubuhanuzi, tugeze mu bihe bya nyuma kandi bigoye. Umuntu wese uri kureba iki kiganiro umuha umugisha, umwagure mu butunzi bwe, hano umuryango we uha umugisha, ibyo akora buri munsi umuteza imbere. Hanyuma mwene data, tugiye kubana umubyeyi kandi umugabo uzi byinshi, wabonye byinshi, wateguye kugira ngo mu gihe nk'iki isi iri kurohama atanga umusanzu we akiriho. Hari n'abandi bahari badashaka kuvuga, ariko uyu mubyeyi we yemeye kuvuga. Umushigikire muri uyu mwanya tugiye kubana, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pasi, abantu bakubonye ari ubwa mbere baramenya ko turi kumwe na Pastor Nde, kugira ngo basobanukirwe. Bambonye ari bo bwa mbere. Nitwa Pastor Peter Musisi, nkaba ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twita ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nshishikariza abari mu isi gukanguka no kugira ngo isi bayihunge ubwayo, nifashishije ubumenyi bwitwa stigmatized knowledge, bugaragaza ibirimo bibera ku isi kandi byateguriwe inyoko muntu kugira ngo buyoreke mu bujiji bukomeye no mu buhenebere, noneho yose ishobore kurimbuka. Nkaba ibyo mbikoresha ariko nifashishije nanone
bibiliya kuko nayo irabisohoza kandi cyane cyane mu magambo y'umwami wacu ndetse n'ubuhanuzi bw'igihe cy'imperuka. benshi bajya bibaza ibintu Pastor Musisi avuga abikura he, niba ari muri bibiliya yayisomye wenyine uburyo abandi batayisomyemo. Ya bibiliya ntabwo ari bibiliya, njya nigisha abantu yuko bibiliya igizwe n'ubutatu. Ubutatu tuvuga ni impande enye, triangle. Hari inguni eshatu cyangwa mpande eshatu. Ibyo rero tuzuye ntabwo ushobora kwiga bibiliya. Icya mbere, umuntu agomba kuboneka kugira ngo bibiliya yigishwe kandi yigishwe uwo muntu. Kandi uwo muntu icyitonderwa nuko umuntu aba yarahamagawe. Icya kabiri, inguni ya kabiri ihagarariye icyo twita ijambo ryanditse. Ijambo ryanditse niryo twita logos. Noneho rero ikindi, inguni ya gatatu cyangwa mpande ya gatatu ihagarariye umwuka wera. Ibyo uko ari bitatu bigomba kuhaba kugira ngo bibiliya umuntu ayisobanukirwe neza. Ntabwo umuntu aza ngo asome bibiliya nk'uwiga ikinyamakuru birumvikana cyangwa nk'uwiga igitabo cyanditswe n'ubwenge bw'abantu. biboneye bari aho. Ntabwo byakunda. Ariko rero twebwe twarabihinyuye, twibwira ko bibiliya ari ikintu umuntu agenda akiga. Hari n'usanga umuntu w'umusinzi akicara ati shagiye ntunkinishe n'umwana w'umutambyi, bibiliya yo ureba nayisomye ngiye narayisomye inshuro 3 enye 5, ariko cyambere ahuye ko ari umwana w'umutambyi kandi ntaho bigaragaza yuko umwana w'umutambyi automatically agomba gukizwa. Kuba ari umunyedini runaka yikuriyemo akayisaziramo idini ya papa na mama ntabwo bishobora kumuhesha agakiza. Agakiza kagenewe abantu bake gusa. Abo bantu bitwa abantu bahamagawe, si bose, ntabwo ari bose. Ni nabo bayisoma bakayisobanukirwa. Niyo mpamvu ubu ngubu amadini yo kigaragaza yuko yapfuye nuko usanga bayifite ari imwe, ariko usanga afite imyizerere inyuranye. Kandi yarashyiriweho kugira ngo ugire kwizera kumwe. None ni nayo topic wenda turi buze kwibandaho muri iyi minsi. Ni nabyo navuze wenda mu kanya ndi tutangira iki kiganiro. Isi iri kurohama, ariko muri religion noneho byo biri kurushaho kuzamba. Pastor Musisi, biraterwa n'ubutumwa bwatanzwe nabi, biraterwa n'impamvu yihe, bihuraye n'ubuhanuzi, kugira ngo nyirizina tuze kwinjira muri iki kiganiro tuza kureba ubumwe bw'amatorero n'ama eglise cyangwa se amadini muri rusange. Sinzi uburyo twabisobanuramo. Biraterwa n'iki se? Uravuze uti baterera imyigishirize mibi. Navuga yuko icyo nacyo gihari, ariko iyo myigishirize mibi igira isoko. Igira isoko. Tusanga yuko muri zo nyigisho zateguwe, niyo mpamvu nkubwira nti hariho ubumenyi bwahishwe tugomba kumenya butuma twisanga muri situation. We are in a situation iyo natwe ubwacu dutangara tuyirimo, twibaza ibiri kuba, ibirimo biba mu isi, intandaro yabyo naho bituruka. Ariko dufite amagambo twigishwa y'ubugoryi ngo ni iterambere, tukabifata dutyo. Ngo byo bigomba kubaho, ku isi igenda ihindagurika, abantu yes barahindagurika. Uko ubu ngubu hari abantu barahindagurika, ibidukikije birahindagurika. Ubwo turajya hehe? Kandi byose birazana akaga. Kandi bakakubwira ngo bo bagiye gutekereza uburyo ibintu babihagarika, kandi rero babitera. Noneho ko tubaye turebe ku gisata cy'iyobokamana uko uburyo bakinjiriye. Mu nyigisho za Alice Bailey zadutse ahagana hagati mu kinyejana cya 20, yashimangiye ikintu gishekeje. Yaravuze ngo mbere na mbere ni ukuvana Imana muri education system, uburezi bw'iyi si. Imana ikwiriye kurwanywa. Yes, abana bakigishwa gutandukana n'ibyo ababyeyi babo bizeraga. Science kongeraho biga yuko umuntu ataremwe n'Imana ahubwo yevuruwe. Nuko byagiye bitangira buhoro. So God should be removed from the education system. God and prayer, no gusenga, ibyo bikavaho. Ndetse uzumva amashuri menshi yitwa ngo ni secular schools, amashuri adashingiye ku idini runaka. Ubu niyo akwiriye ku isi yose. Yes, abana bose uhereye ku kiburamwaka baba cyane cyane muri kino gihe, muri kino kinyejana cya 21, kuko ibintu by'iburamwaka ni ibintu bije vuba. Ariko cyane cyane ikinyejana cya 21 nta mwana utajya mu kiburamwaka. Bateganyije yuko abana mu myaka 7 bagomba kuba bamaze kubavomamo ibyo iwabo babigishije bijyanye n'iyobokamana, bijyanye n'umuco, ahubwo n'umuco, ingeso za kimuntu.
ntabwo ari iyobokamana byonyine. Mm. ni ukuvuga ngo ibyo nibyo bise outgrowth, mu cyongereza niko babyita ngo the outgrowth of the narrow babita ngo ni outgrowth of the narrow spirit of the family. Okay. ni ukuvuga ngo family icyo yakwigishije ukiri umwana kigomba kukuvamo. Iyo ni porogaramu yatangiwe kugira ngo abana bose niba babaga mu rugo bakagira uburere babaha, nibagera mu ishuri hariya mu kiburamwaka batangize kugenda babigisha ibintu bitandukanye n'ibyo ibyo bababwira, udufilimi babereka, kuko ubu ngubu batangiye kubigisha guhuza ibitsina nabo badahuje igitsina kugira ngo babihuze n'uwo muhuje igitsina guhuza nayo ibitsina zizwe nabo byumva. ni ukuvuga sexual intercourse hagati y'abahuje igitsina, apana abahuje ibitsina ahubwo abahuje igitsina. so kubera izo mpamvu rero ibyo birigishwa cyane kugira ngo bihite biba umuco. hano mu Rwanda ubu byatamanzuye, byabaye ishyano, ni byinshi cyane. ni byinshi cyane kandi ntabwo bigikoje isoni. bivuga ngo jyewe ngo ugende umutinganyi cyangwa se ngo ugende umuhomo, ni fiyeri ubu ngubu. ubu rero nimara biraza kuba kuko bigenda bijya no mu bantu badafite umuco baruzwe. abo bantu babyakire ibyo twe twabonaga nk'ishyano cyangwa icyo twita ikizira bibe nk'ibintu bisanzwe. noneho n'amategeko arengera abo bantu arimo aragenda aba internationalized ku isi hose mu bihugu byose, ari kubahirizwa uburenganzira bw'umuntu. umuntu hano umutinganyi ujya kubona ubone ni ibisanzwe. ubu ngubu abagore benshi baragendana izo bita vibrators. Vibrators urazizi? ni ibikoresho bacomeka ku muriro bya sex, abagore bagasambana nabyo n'abakobwa. n'iki badashaka abagabo, abantu bashaka abagabo, iyo ni fiyeri. ariko nabyo ni ubundi buryo bwo kubaho umuntu yihebye, kuko iyo umuntu ni ukwigumura ku buzima, ni ukwigumura ukavuga ngo nta gikwe, nta myaka 100, ntaki. so icyo atazabona rero agerageza kwimahoroniza kugira ngo yumve yuko nta kibazo, ariko ikibazo kirahari, kuko ibyo bintu byo ukora uri ruthless bikugiraho ingaruka as time goes by. uko ibihe bigenda bikura, uko ugenda usaza, uko ugenda ugira, wisanga nta kintu icyo uri cyo. rero umuntu arashukwa, afite amenda amafaranga, afite imyaka mito, aho yakaba yabikoresha kugira ngo amasaziro azabe meza, ugasanga ariyangije. abazakura ikiganiro b'igitsina gore ibyo babyige, bamenye yuko ibintu byose bijyanye n'ibyo bintu turi mu buntu bw'Imana kugira ngo twihane. bareke kwiyica no kwiyangiza cyane. dore urwandiko Paulo Petero rwa 2 yandikiye itorero rufite amagambo akomeye. igice cyaho cya 3 kiravuga ngo umurongo waho wa 7 dutangiriye ku wa 7 haravuga ngo ariko ijuru n'isi bya none iryo jambo ry'Imana niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'imperuka. ku munsi w'amateka hazatera umuriro urimbura abatubaha Imana bose. abo batubaha Imana bazarimbukira muri uwo muriro kandi bazashya by'iteka ryose. ntabwo ari ugushya bigarangira nk'uko amwe mu madini yayobya byigisha. icyo kintu bacyumve nacyo. ni ugushya kuko Yesu yaravuze ngo bazasabwa n'umuriro nk'uko umunyu usaba ibyo kurya. noneho umurongo wa 9 ukavuga ngo umwami Imana kandi ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza yuko iritinza, ngo ahubwo twihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka yuko bose bihana bagakizwa. kuko gukizwa ni uko barwa ibyaha byawe, no gukizwa umujinya uzatera ku munsi w'imperuka. nicyo gukiza bivuze. Pastor, uyu munsi iyo uriho uravuga ibi, tuvuga ngo uravuze ngo abagore batwumva cyane cyane nanone abiwacu ko ari ururimi tuvuga, be kwatakwa n'iri shyano yego ngo barihe imbaraga, byaje gute? nicyo nashaka kwereka ni amateka. tutangiriye kureba ukuntu byatangiye iyobokamana no gusenga byikurwa mu mashuri, kandi impamvu z'abagore n'abagabo nabo bafite icyabo kibazo, kuko nabo bakora ibyo batingana n'abandi bagabo, kandi byarahanuwe. ni nabwo buhanuzi burimo busohora. niyo mpamvu ndwanya ubuhanuzi bw'ibinyoma bw'abantu bikorera ku giti cyabo, ntibavuge ubuhanuzi bwa Bibiliya. ubwo buhanuzi bwa Bibiliya nibwo butwereka aho isigara n'aho igeze, kugira ngo dufate umwanzuro. aho kugira umuntu babwire ibintu ngo Imana yambwiye ngo Imana nahuye nayo,
nari ndaho ngo mvuga ngo Imana irambwira ngo ibyo ni ibintu abantu bagenda bavuga noneho Bibiliya bakayivaho abantu bakarangarira muri bya bintu ngo Imana yambwiye ngo ari nabyo benshi bashaka, nibyo abantu bashaka. Imana Kumva. yambwiye ngo ese uyu muntu uvuga n'Imana akajyana imishyikirano muri konferanse aho ntiyaba ari igitangaza? Nanyaturaho ibintu cyangwa nansabira ibintu nanjye biranshyikaho, kuko uyu ni umutoni w'Imana. Imana se ntabwo iri ku rwego rumeze rutyo, cyakora ishobora kuba ari Imana ariko iyo Mana ntabwo ari Uwiteka. ariko kera ngo habagaho babamenya, ni nacyo abahanuzi b'uyu munsi bavuga bitwaza ko ari babamenya b'uyu munsi. Ntibamenya b'uyu munsi ariko b'Imana zahozeho, ntabwo ari Uwiteka. Ntabwo Uwiteka yatwigishije kandi ati baduha ba Yesaya. none se erega Bibiliya ntibayisoma, ntabwo bayisoma, buriya barapfuye. Dore uko Bibiliya barapfuye bariya. Ni ukuvuga ngo abigisha kuriya bose nubabona ntukajye ujye ubatera umugongo. Yesaya, iyo bya Yesaya se bije bite? Dore uko Bibiliya itwigisha, sinzi impamvu ibyo batabitekereza. Nawe kandi ujye ubibabwira. Dore umurongo wa mbere, Abaheburayo igice cya mbere, umurongo wa mbere. Iki ni igitabo cyitwa igitabo cyangwa isezerano rishya ry'umwami wacu. Hano baravuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi, mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Mu buryo bwinshi urabyumva, no mu bihe byinshi. Hari abahanuzi bazaga bagahanurira Isirayeli, hari abahanuriraga umwami Dawidi n'abami bose ba Isirayeli, hari abahanuraga mu buryo butandukanye. Abo bose barahanuraga mu buryo bwinshi bunyuranye, no mu buryo bwinshi. Ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba muragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Full stop. Yes. Ni ukuvuga akanwa ka Kristo, umwuka wa Kristo yaramanutse, kuko uyu mwuka wa Kristo turebye muri Petero. Ariko abo bantu ntabwo bajya bashaka kwiga Bibiliya. Nicyo kibazo. Rero kinantera n'umujinya. Kandi bagera imbere y'abantu bakabakanga bakabatera ubwoba. Kuko nyine ari injiji ziri imbere y'izindi. Nibura ni injiji ziherekeje izindi. Pastor Muzizi rero urabihuye. Uva rero umurongo wa Petero urwandiko rwa mbere. Umurongo wa 10, igice cya mbere umurongo wa 10. Ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Ngo barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Ni ukuvuga ngo umwuka wa Kristo wari muri bo, noneho yavuye mu bahanuzi ba bandi batumwa kuri Isirayeli, noneho aza mu itorero. Itorero ni iki? Ni umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo twese nk'abakristo tugomba guhabwa ikimenyetso, tugomba guhabwa imbuto cyangwa impano y'umwuka wera, nk'ikimenyetso kigaragaza yuko umwuka wera twamuhawe. Amen. Yes. Twese uhanura agahanura ntabwo tufata nk'igitangaza. Ibyo nyanumva ngo abanyempano, abanyamasengesho, abaririmbyi n'abandi ngo nabahi bano bagira bate abaramyi. Ariko ibi bintu bitera umujinya n'usumbuka. Umuramyi ni iki? Umuhanzi wowe nuhange ingwe za gospel kandi ntawe uzihuriye, wowe ufite umwuka wa Kristo biriya ni ibintu bimaze gukomera kandi abantu barabikurikira ari benshi kandi barabyishimira. Niyo ikimenyetso kigaragaza yuko ari ibyo abadayimoni. Yes. Kuramya no ibyo bintu bajya mu byo abahanzi abariri ugasanga byabahaye ikuzo. Ariko Dawidi yaravuze ngo bamuzanire umuhanzi, bamuzanire umucuranzi kugira ngo izo ndirimbo aririmba ni umwami bazana ndi harya. Ni Sawuli. Sawuli. Ariko se kuki abantu nk'abo ngabo bameze nka Sawuli nyine. Sawuli muko Imana yari yamuvuyeho, Imana yari yamutaye. Akajya ashaka ibintu bya soothing, mu Cyongereza ariko babyita ibintu byo kumufasha nyine kugira ngo agire agahenge. Ariko yari afite impagarara n'ibibazo, kumuhumuriza bipfuye kandi abantu bakaza bakamucurangira. Imana yari yaramutaye byararangiye. Naho se umuntu ugiye Imana itarayantaye, umuntu yazana tumuhanzi ngo arambire indirimbo. Zira ndirimbo ni ndirimbo ki? Wari wabona ziri mu butumwa bwiza? Indirimbo ziri mu gatabo. Ziriya ndirimbo zahimbwe mu buryo bw'umwuka, zidahimbwa n'abahanzi bikorera ku giti cyabo, zihimbwa n'abantu, itorero rikazakira rikazisuzuma, sanga ari indirimbo z'ubutumwa bwiza.
nushaka mbona umwanya abantu zaza tujye dushaka indirimbo tuyiririmbe. nizo twakabaye turirimba rero. Yes, nizo twakabaye turirimba kandi zirahagije. Twebwe abanyeteruro kuziririmba aho tukitoza kuko ubutumwa bwiza. Ni nk'uko Bibiliya yihagije. Ase Pasa Musisi abadukurikiye ntibazagira ngo wayobye. None se hano tugiye gusoma ni mu Befeso ni aho avuga ngo ministere 5 zikwiye kuba mu itorero. Ntiharimo n'ubuhanuzira, harimo kwerekwa. Ubuhanuzi mvuga butandukanye, nakubwiye nti iravugira mu kanwa k'umwana wayo. Ubuhanuzi buzahanurwa nkabanye ko umwuka w'ubuhanuzi bugomba kuba bujyanye n'ubuhanuzi buri muri Bibiliya. Sinzi icyo numva nabu cyumva. Okay. Ubwo nibwo tuzatuva yuko uwo muntu avugirwamo n'umwuka wa Kristo. Apana ko none navuga numva Musisi uko nivuganye nawe. Yavuze ngo irakugirira neza ngo yanka yawe ngo ejo izabyara ikimasa. Yewe mfite inka zose ubuzira haka. Zose inka zageze aratse guhanurira inkuga yituma inyana Musisi. Zose kandi zabyara icyarimwe. Nta mpamvu rero kubwira ngo iyo nyibyo. None ni ukuvuga ngo ikintu cyo tugomba kumva neza imbere y'Imana ishobora byose. Nuko twitondera iby'Imana yavuze. Kandi Bibiliya iratwigisha aho nari ntarahagera. Niba umuntu ahanuye, twebwe muri mwacu no kugenzura ibyo yahanuye, tukamenya niba ari iby'Imana, tukagundira ibyiza. Niko biri tubwira ngo tugenzure byose, tugundire ibyiza. Ikibazo dufite abakristo badakuze, badasobanukirwa neza. Ntabwo ari abadakuze, ahubwo ni ntabo abahari. Intabo abahari, sivuze ngo iyo mvuga ngo ni ntabo ndavuga kuri aba ngabo bafatika bo tubona. Ariko ab'Imana bo barahari. Imana ishobora kwifita umuntu wayo ugasanga yibereye ku musozi runaka, Imana iramuzi, undi akibereye runaka, ariko bose nubwo bari hirya no hino ku isi cyangwa mu gihugu, ariko imbere y'Imana Imana ibona nk'itorero rimwe. Ariko abo tureba baza mu nsengero birukankiri bavuza induru. Nagiye ahangaha ku giterane cyara hano kuri Ntuza, umuntu abwira abantu ngo agiye kubaprovoka hano muri stade. Ejo bundi wa mugande wari kubaprovoka se arababwira iki? Kubabwira ngo mwebwe ibyo mufite mwarangije kubihabwa, nta kintu cyo murasengera siki. Buriya ibintu byose mbona nibyo mwahaye ibintu byose mu buryo bw'umwuka. Iyo yarangiza akabisanisha n'iby'umubiri. Ibintu byose byo mukeneye ku isi no gutegeka mukabihabwa. Ababwira ni abantu baje baturutse imihanda yose, wenda harimo n'abajura n'abicanyi bashaka kwakira Yesu Kristo. Wabihinduye ishu arasa nkavugira imbere y'abamarayika. Aravuga se wese ahubwo ninde ubwira ibyo bintu. Nararebye ndumirwa. Ibintu bashyira imbere n'ubukonikoni bwabo babesha abantu ngo bakije indwara. Untikiza n'abantu. Ijambo ntabwo rigihari. Okay. Pasa Musisi, uyu munsi isi tuvuga ko ihenebereye cyane cyane none mu byo kwita iyobokamana. Kubera iki habayeho amadini menshi atandukanye, noneho kubera iki uyu munsi hagiye kubaho kongera kuyahuza kandi bakoresha cya gitabo kimwe wavuze. Yes. Umujinya waturutse kuri Satani. Mu kinyejana cya 16 habayeho ikintu gikomeye. Gikomeye ni ikihe? Mu bubyutse bwazanywe na Luteri. Bwo guhakana gahunda yari ihari, yari yarobuje abantu, yababereye igishushanyo gisengwa. Bibiliya yita igishushanyo gisengwa cy'inyamaswa yavuye mu nyanja. Abo ngabo bamaze gushyika aho bageze, ndavuga Luteri amaze kuzana izo mpinduka, umujinya wa Satani warabyutse. Ubuporoso burakura bugira imbaraga, abantu barabwiriza ku isi yose. Havuka nariya bitwa amatorero anyuranye. Mu kinyejana cya 19 haza ubuyobe bukomeye cyane bwazanywe na Satani anyuze mu bantu banyuranye, barimo Elena White, uwo bitaga Joseph Smith, n'uwo bitaga Charles Taze Russell. Bazana amadini nk'aba Yehova, Abadivantiste n'abitwa abamorimori. Mu kinyejana cya 20 haje umuyobe wundi witwa Branham, William Branham. Uwo nguwo William Marion Branham araza azana icyago cy'abitwa Ababranham. Ntujya bure bavuga ngo ntabwo bafite principle mbi cyane, ivuga ngo ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha no kujya mu ijuru umuntu adafite umuhanuzi umurandata, kandi tugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Cyo ni ikinyoma. Uvuze ngo Yesu bari kumuta inyuma, bamutaye inyuma. Niyo mpamvu bafite Branham nk'umuhanuzi. Ubu ngubu bafite n'uwitwa Santiago, nawe uba muri Ecuador cyangwa Equator. Muri ibyo bihugu mu cyongereza bayita Ecuador, Equateur mu gifaransa. So that's a problem. Icyo gihugu rero nimwe atuye.
ni umusaza agakora ariko niwe uyoboye abo bantu ngo niwe ishami rimwe ry'ababuranamisite niwe ryakurikiye, ariko nawe umwuka ukora kuri Branham, kuvuga ko bagomba kugira umuhanuzi ubayobora. Bivuga ngo udafite umuhanuzi Branham se uyu muri Bibiliya ninde ubu ngubu? ntawe. Nase Branham yabaye ko yabaye ejo bundi ikinyejana cya 20 ko aribyo nkubwira. Abantu bakamwizera rero bamwizereramo cyane nk'umuhanuzi wabo ngo w'igihe cy'imperuka, ndetse akiyita umuhanuzi kandi akigisha ko kubatiza umubatiza ari uzana agakiza. Ubwo ni ubuyobe, ni ubuyobe bukomeye cyane. Umubatizo wose utagakiza, agakiza kazana no kwizera, ntabwo kazana n'umubatizo. Niyo mpamvu iyo batijwe utarabatijwe mu izina rya Yesu gusa bagufata ngo ntabwo wabatijwe mu izina ry'Imana nyinshi. Bagomba kubatiza bwa kabiri kandi ukabatizwa mu izina rya Yesu gusa. Ibyo ni uguhanganisha ibintu bitarimo kuzana ibice for nothing. Izina rya Yesu ninde? Ni Yehoshua, Imana umukiza. Izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera ni izina ry'Imana imwe, ntaho bitandukaniye, ariko umuntu akabihindura ishu, akabihindura ikibazo. Ayo madini abaho rero, izo movement zibaho zirwanya. Hanyuma haza kuza abarokore, abo twita abapantekote cyangwa abaevangelike, baza bavuga iby'umwuka kandi byari byiza, nibyo natwe twigisha. Ariko bagejeje hagati mu kinyejana cya 20 hazamwo ubuyobe, batangira kwigisha za prosperite, kwigisha imbaraga, none imbaraga za Satani, imbaraga z'abajuju, imbaraga z'abavudu. Ariko bari baje n'ubundi ari Pentecoste, ari abanyamwuka. Ndabyemera. Abambere baje gusenga Imana batumye bahabwa imbaraga z'umwuka wera. Ibitangaza by'umwuka wera birakora ko byakozwe no mu kinyejana cya mbere. Ariko noneho buhoro buhoro umwuka uyobya uje ntibawumenya ko wabinjiriye, kandi Bibiliya nibyo yigisha mu rwandiko rwa Yohana igice cyaho cya 3 cya 4 umurongo wa mbere haravuga ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Tugomba rero kuba dufite ubuhanga bwo kugenzura. Abahanuzi baraje, ntabwo tugitekereza, ntabwo tunagikoresha. Bibiliya yavuze ngo abahanuzi benshi b'ibinyoma baraje, badutse mu isi. What are we doing to prevent this? Twe dufite uburenganzira bwo kugenzura n'iki torero rifite, ariko iyo ushatse kugenzura barakwanga. Kankwe ngurugero, ibige nigisha no kumbuga n'iki byose, abantu barambwira ngo ndarengera, abandi ngo ndataka amadini y'abandi. Ariko se umuntu ngo urataka amadini y'abandi ashaka kukubwira iki? Urataka ikibi n'ubuyobe, ntabwo wataka idini runaka. Niba ari itorero rya Kristo rizareba icyo kintu, ntabwo mufatanye rigushyigikire. Nese kuki bavuga ngo kuki uvuze ibyo? Nuvuga wikira Mariya n'urugero, nuvuga nk'ibyo nkubwiye by'Abraham, nivuga iby'Abadventiste, kavuga nti iyo myizere irapfuye. Wowe nk'umudventiste uri mu idini, cyo akaba yukora ni ukurokora ubugingo bwawe, ugashaka ukuri kwa Bibiliya. Ni ikintu biri simple as that. Cyangwa ukambaza tukajya impaka tukaganira, nkakwereka ikibazo aho kiri. Abadventiste nibo bantu ba mbere bidekaraye ku mwuka w'ubuhanuzi wo guhuza amadini, babyita na maraya w'ubusambanyi. Ejo bundi ntekereza ko nabo bashobora kuba baracitsemo ibice kubera iyo mpamvu. Ejo bundi ubona ngira ngo muri ibi byumweru bishize, icyumweru cy'ubumwe bw'amatorero, aho bavuze bati abantu bakunze no gusakuza ngo ADPR ngo yagiye muri Katolike, ngo like na bose bihuje, bigira ko bagiye kwihuza. Wibuke ko mu kiganiro twigeze gukora bwa mbere avuze uti yagiye kubaho idini rimwe. Ibi bintu byose bihuriye n'ubuhanuzi ushamikiye no kwa amadini nyirizina tuvuze mu mazina yayo. No ubuhanuzi buri muri Bibiliya ibyahishuwe 13 umurongo wa 14 n'uwa 15. Hari amagambo atwereka ibyo ngibyo aho tugomba kubishakira, kuko bari abadive ntabwo baba warayobye ngo ushobore gukorera Kristo, ntabwo byakunda. Bo ubwabo barayobye, bafata umwuka wa Elena White wita umwuka w'ubuhanuzi, kandi umwuka w'ubuhanuzi ni wa Kristo. Ko guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi, kandi Yesu ibyo yahamije si byo Elena White ahamya. Ibyo rero bikaba atari byo. Umurongo wa 14 iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, kandi ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose.
nicyo kirimo ubu ngubu gitegura. Ahantu tuzaramya iri dini rigiye kujyaho bagiye kuzafatwa nk'abanzi b'amahoro. ese iyo muvuga ngo idini rizabaho no gufata ADPR igasenya urusengero ikajya muri katolike abayova bakarusenya bakaza hariya abameto iryo dini ni rihe? Ni porogaramu imwe y'imyizerere igiye kuba imposed ku bantu. Biriya byo bizapfa uruhongohongo. None se nko mu Burayi nta insengero ntizihari, ubusa hari abantu bazibamo? No muri Amerika naho abaporoso bari nta bantu bakijya mu nsengero. Abantu bwabo ubu ngubu barabanje bwabo izi nyigishirize nkubwira ingingo 10 za Alice Bailey tuzisomye neza basanga yuko abantu bamaze guhinduka. Nabano bantu bure none se wowe wari wabona abantu bakora ubukwe bw'ubutinganyi umugabo yarongoye undi ugasanga abantu babwuzuye bavugije impundu. None se babare bari ibiki? Bamaze gupfa mu bwenge bwabo. Yesu niyo mpamvu yabwiye umuntu ngo vayo nkurikira, akamubwira ngo ndeka maze njye guhamba data. Aravuga ati reka bapfuye bahambe bapfuye babo. Ni ukuvuga ngo abantu barapfuye, iyo batari muri Kristo baba barapfuye, ni imirambo. Biologically bariho barahumeka, ariko impagarike yabo y'ubugingo yarapfuye. Niyo mpamvu ibintu nk'ibyo by'ibizira babyakira bakabyishimiramo. Ubusa ntabwo abantu babyina bambaye ubusa, ntabwo abantu bagenda ureba ku musozi bagenda bambaye ubusa no mu mijyi hano. Igitsina gore ngo ntacyo bitwaye mbwira ngo urabira gusha bikubajeho iki, nkubangamiyeho iki, warebye ibyawe kandi uramubwira wenda unamuruta umwereka cyago gihari, ariko uravugana n'umuntu nyamara ni dayimoni iri murimo. Eka ni dayimoni bari murimo n'ijyo usubiranya naryo, ntugire ngo buryo busubiranya n'umuntu. Ni dayimoni baribwira ngo wambaye nabi ukagutuka, kuko siwe ni dayimoni rimutegeka. Bifite ikibazo kuba bambara iyo myambarire mwita ko itari myiza mwebwe? Oya, yewe cyo mvuga n'urugero nkuhaye. Yego. Ubona urugero abantu bahita bamenya. Ariko hari n'izindi ngero ntuzihishe. Nase umuntu wumva ngo afashe umwana bereye se wabo amutera inda cyangwa aramuviyora. Ngira ngo byurabyumva mu miryango. Aho umuntu afata undi, umuntu asigaye ifata undi akamwica. Umuntu agafata umwana we yibyariye akamutwika ngo yamwibye ibiceri 2. You know, ibintu bimeze bityo. Abantu imibereho iri so bruto, bari brutali, barihebye, bafite uko bameze, nta garuriro. Noneho kavuga ngo iyi myizerere igiye kuba imwe ku buryo n'ibi bisengero byose abantu bemo bararwanira bizarangira bisigaye bihagazemo ubusa kubera ko abantu bagiye mu murongo umwe w'imyizerere. Ubu ngubu insengero impamvu abantu bazijyamo nuko hari bashaka yo kuragurirwa. Bari aba bashaka abapfumu babo. Niyo mpamvu icyo ni ikibazo kiri muri Afrika. Mu Burayi ntabwo kiriyo, kuko imibereho y'abantu iri guaranteed. Barapfuye. Ari umuntu mu mama avuye mu Bwongereza mbwikuna abantu baho bameze, abantu bagenda bambaye ubusa, umuntu uhura n'uri mu nzira akamufata akamusoma, ugasanga umuntu abandi bicaye aho, abandi bambaye ubusa kandi mu bukonje bukomeye. Umuntu akambara akantu kagira ariko mu bukonje bwa winter. Abandi bari ku mihanda barasabiriza, bamaze kwangira kubera ibiyobyabwenge, ariko bararya baranywa, kuko ibyo bintu barabishoboye kubikora, kuko abo ngabo bashyiraho kugira ngo babe icyitegererezo cy'andi moko yose yo kwisi babakopere, nabo bangirike nkabo, kuko buri muntu aba yifuza kujya hariya. Tekinoloji irahari, yambwiye ibintu abantu nubwo bangiritse batyo, ariko amato, amazu, aho baca bagenda, za gari ya moshi zigenda zose nibitangaza wagira ngo mu ijuru, za jaride zaki bameze neza cyane, basa neza cyane. Nabo abantu bameze bate ntibabura ibyo barya, kuko there is free money, babahambara bahemba, leta irabahemba. Ariko icyo ikora, leta iri munsi y'ubutware bwa Illuminati, irategeka isi kugira ngo twe muri Afrika twagiye kwiga, twareba amafilime urubyiruko rwacu tukabifuza. Niyo mpamvu dupfa twambuka za Mediterranean, za Sahara tujyayo, nuvuga ngo turajya mu ijuru. Noneho iwacu nazo tukabihazana, byatunanira ko tutashobora kubihakorera kubera imiterere y'ubukungu, bikadukwamana. Noneho reka duse n'ubundi ntago turi butinde, wenda tuze kugana ku musozo. Icyo ndiho ndashaka kwerekana, ari nacyo ndiho ndakubaza, tubigarukeho muri ya masegonda wavuze asigaye ngo isirangire. Niba bavuga bati reka tubane n'abatinganyi, sinzi wavuze ati papa ntago yemeye abatinganyi, ahubwo yaravuze ngo tubane nabo, tumenye kubana nabo. Hanyuma kandi tukavuga tuti ya matorero bya ndi Ruteri yarwaniye, sibyo? Uyu munsi none se reka nkubaze pastor, niba Ruteri yaravuze ati dukwiye kwitandukanya tukava kuri bano, sibyo? None uyu munsi twebwe tukaduva tuti reka twubaka ubumwe,
aricyo tuza gusorezaho. Ubu bumwe bugomba kubaho, ntibwari bukwiriye mu buryo bw'iterambere kugira ngo byorohere leta, byorohere sisiteme kuyobora abantu. nkwereke rero wa muntu w'Imana we, abazakora iki kiganiro ngo wenda uzashake ukuntu bacyumva kikanabafasha. Yenda ngo nkwereke uburyo ibintu bipfuye. Luteri yamaze imyaka 500. Iyo myaka 500 yarangiye tariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2017. Yes, uwo mwaka nibwo abaruteri mu izina ry'abaprotestante bose bafashe inkoni y'ubushumba bayigarurira shebuja papa. Uyu Francis niwe wagiye kuyakira. Ubuporoso bwa burangiye ubwo ku ruhenu, nubwo bwari ariko ntabwo bwapfuye kigafura, ntabwo bwapfuye gupfa nk'impanuka. None gahunda yari imaze imyaka 100 yo kubwica, iyo ntabwo nayijyamo kubw'igihe. Ariko noneho abangaba ikigaragaza ko bapfuye ari abafurimaso batuyobora, baravuga ngo bashyireho ubumwe, dusengere ubumwe cyangwa dusengere kugarukira Kristo. Dusengere ubumwe se buhe ushyiraho ubumwe nandese. Urugero, niba uri umuprotestant wajya muri Kiliziya Gatolika kandi Luteri yarayihunze kubera ibibi, kandi ibyo bikaba yarongeyemo n'ibindi. Nk'urugero, ntabwo igihe cya Luteri ntabwo ubu ngubu azutse yatangara, ntabwo igihe cye Bikira Mariya ntabwo yari yakiswe ikintu cyitwa isugi, imakire, mutasamba mu cyaha. No, ntabwo byariho. Kuba imakire ibintu byaje mu cya 855, cya 850, around that year. Naho ibyo kuba yaragiye mu ijuru, ibyo ntabwo yabisize nigeze abizi. Ageze ahubwo yakwikubita hasi noneho agahwera burundu. Luteri ubu icyo kuvuga ngo Bikira Mariya buri yagiye mu ijuru ni ishyano ryadutse mu cya 955. Nyuma y'imyaka 100 ahinduwe, kuko bagenda bakora ibintu mu buryo bwabo. Imyaka 100 ahinduwe uwo muntu utasamba mu cyaha, imakire, immaculate. Noneho imyaka 100 yagiye mu ijuru, babidekara kandi abantu barabyemera. Noneho uwo munsi ugirwa umunsi w'ikiruhuko, aho Kiliziya Gatolika yiganje ku isi yose. Bikira Mariya yagiye mu ijuru. Ibyo Luteri ntabwo ubwo buyobe yabusize, kandi ubundi buyobe bwiyongereye mu bwo Luteri yasenyaga. Yes, none ubu ngutu turajya gufatanya nabo ngo dusengere ubumwe bwacu. Ababivugira nta n'isoni bafite. None so abantu bivuga, none ugasanga nabo babibwira barabyirukangiye babigiyemo. Ngewe icyo mbaza abayobora n'abayoborwa, urumva yuko bose batapfuye se? None se ni ishyano, ni amahano yaguye kuba ADPR yisanga muri Katolike bagiye gusengera ubumwe. Ahubwo ni akaga, uko birari nabyo bintu bigaragaza ko ibintu byarangiye. Ndashaka nyine ubihuze n'ubuhanuzi dusoza. Kubihuza n'ubuhanuzi no kwereka ko cyo ari igishushanyo irate gisengwa. Ni nacyo Paulo yavuze mu rwandiko yandikiye Paulo, urwandiko yandikiye Timoteyo rwa 2, yamubwiye amagambo akomeye dukwiriye gutekereza. Urwandiko rwa 2 igice cya 4, turuko amubwira ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihangarira inyigisho nzima, ahubwo ko amatwi yabo azaba barya, yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ngo ariko weho muri byose wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'ububwirizabutumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugaburira iby'Imana. Haleluya. Yes, nguwo murimo twahamagariwe gukora. Noneho Timoteyo igice cya 4 mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye Timoteyo, Paulo aravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni.
ngubwo ubuhanuzi ibihe bizaza nibyo bibi turimo abantu bakurikiye inyigisho z'abadayimoni ntabwo bita kuri kirisito. Umukundwa rero twumvise tugomba kwigisha igihe ki ibihe byose tugomba kuba turi maso twigisha, sibyo? Kugira ngo abantu bamenye ukuri mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Niyo mpamvu iyo mbonye umwanya nk'uyu mwishimira kugira ngo usangire n'abantu tuganire amagambo y'Imana, kuko iyi si nta kindi wayiha. Erega iyi si ntabwo bazahigana. Reba zino ntambara ntabwo ushobora kuzihagarika, kandi zo ziraza zikatugiraho ingaruka. Izibera muri kano karere kacu zirahari, izibera mu mugabane wa Afurika muri rusange, izibera ku isi yose, ku migabane yose hari imidugararo, ahantu barakennye, ibintu biracika. Hari umwana wari waragiye muri Afurika y'Epfo avuga ngo agiye gukira, ariko yarambwiye ngo hariya ubuno business buto umuntu buno buntu bacuruza ku dutaro, bacuruza ku mihanda, bacuruza he, ntabwo leta ibitaho, ahubwo basoreshwa n'amabandi akontorora ako karere. Kandi leta ntiyahagarika. Yashobora se? Afite imbunda, afite na polisi igera igatinya, afite abagore ku ngufu. South Africa niyo igihugu cya mbere ku isi aho icyitwa rape, fata abagore ku ngufu kuri ku rwego rwo hejuru, kandi leta ituje iraho. nta n'icyo yanabashobora ngo ntabwo yabakontorora, yabashyira hese, yabarasa. ni nko kureba ziriya za ntuza zino za mayimayi. Buriya mayimayi ni style of life, niko abantu bamwe bariho, ni uburyo bwo kubaho, ni urubyiruko, nta kazi bafite, ntaki. So kugira ngo rerabeho baragenda bagafata igikundi nkaha, bagafata umuntu umwe akita generali. Hariya ntabwo ushobora, nta ranka bagira ziri munsi ya generali. Ntabwo ushobora kubona kaperari, ntabwo ushobora kubona captain, no, they are all generals. So abajenerali nibo baruta abandi bavugishije. Yaragize generali ukora agasore, ukora agasozi, akagira abantu ayobora. Abo bantu umurimo wabo baho bate? Nuko leta ntihari, nibo basoresha, nibo bakora ibintu bica bagakiza, nibo bacira abantu imanza, nibo bayobozi. None basa iyo uvuze ngo inkoni abaporoso bayisubije papa, uyu munsi twe ba rubanda rugufi twaje tuyoboka ibyo mwatwigishije, none murongeye mubisubije papa. Murumva mutari kutuvanga umutwe? Turavanga se abantu bariho, abantu ni imishiri. Ndakubwira abantu nabo ukavuga baratwara imirambo, baratwara se umuntu, kuko ntabwo wajya kumvanga mu bintu bipfuye kandi mbireba ndeba yuko atari byo. Nawe ntabwo wagira gatsi. Barabaruzi igihe kirekire, barabatwara bagatwara, barashorera inka zibagwa. Ubundi buporoso bwagomba, ubundi Kristo ashaka kugira ngo duhabwe umwuka wa Kristo, tujye tugenzura byose. Paulo yandikira abangaba ngo mugenzure byose, ab'Itesalonika yandikiraga itorero, ntabwo ari umuntu ku giti cye. Bagomba kumenya ibyo bahabwa. Nabyo ni na rwandiko yandikiye ab'Ikorinto, abigisha uko bagomba kwifata, n'uko impano bagomba kuzikoresha n'ibiki byose, abahugura, azi yuko bafite ishyaka ry'Imana. Abo ngabo barahugurwaga bakumva, kuko wabandikiye yabandikiraga ibyo babona kandi bashishikariye kumva. None se ubu ngubu ushishikariye kumva ijambo ry'Imana? Nobody. Ufite ibibazo bikomeye cyane. Okay, dukora iki? Nta kindi cyo nakora ni ugukora mu bibwiriza butumwa ko Paulo atugiriye inama. Buriya ntabwo yandikiye Timoteyo ngo bigarukiraho, natwe yaratwandikiraga. Ni bande yandikiraga se? Ni abahawe uwo murimo wo kugabura iby'Imana. Ndimo nawe urimo, kuko nawe icyo kintu cyo ukora nawe urakora umurimo, kuko urafasha kugira ngo ibyo bintu bizagere ku bantu benshi. Dukora uwo murimo, Imana bayirabazi uko izaba rukora. Kinyezi nuko ukuri kwajya hagaragara, nta kindi navuga. Okay, akoze cyane Pastor Musisi, Imana iguhe umugisha kubw'umuhate wawe utari ubusa, n'ubutaha uzagaruka kugira ngo kandi dukomeze tugire ibyo tugeza ku bantu byafasha abantu, kubera ko isi yo irimo irarohama. Hanyuma mbere yuko tugana ku musozo, uyu munsi hari ibibazo byinshi abantu bakwibaza tutabonera n'igisubizo, ariko uramutse ufite ikibazo none ushobora kujya muri comment ukakibaza. Pastor Musisi nta kibazo, yiteguye kuzagaruka akabisubiza. Hanyuma namwe Imana ibagire neza. Rero reka tumusabe, ariko mbere yuko tugusaba wenda kugira ngo dusengere, uhita unadusengera dusoze tugane ku musozo. Hari itorero rimwe abantu bakomeje kugiraho ikibazo, kwitiranya n'ibiki. Iri torero ry'aba orthodoxi n'aba orthodoxi, hari ukuntu wari warivuze ariko abantu benshi ntibarisobanukirwa. Ryaje rite? Ryari rizanye iki? Intego yaryo ni irihe? Ese naryo ryemera kwihuza na papa? Orthodox ni abagatulika, abagatulika b'Iburasirazuba. Mu bwami bwa Roma bufite ibice bibiri, hari igice cy'Iburasirazuba n'icy'Iburengerazuba, kandi buri gice gifite idini ryacyo.
iry'iburasirazuba rifite idini n'iry'iburengerazuba rifite idini. Iry'iburengerazuba niyo gatolika ya Roma, naho iry'iburasirazuba niryo rigizwe n'ab'i Constantinople. Abo ngabo gusa mu 1154 baje gutandukana ku buryo bweruye. Bariya bakayoborwa na papa, abandi bakayoborwa n'uwo bita the patriarch of Constantinople, niwe bayobora na patriarch umukuru. So rero abo ngabo baraho, ariko bafite n'akandi gace kitwa the Coptics bo muri Afurika. Nabo bitandukanyije n'abandi kubera impamvu z'imyizerere nguko babara kirisitu kwari. Abo ngabo bari ukwabo. Banavuga ko bashobora kuba ari bari mu nzira nyayo, ariko bose n'ubundi biyita bari mu nzira nyayo. Ariko bose bitwa aba orthodox. Bafite nako amadini yose agiramo utuntu tumvikanamo burya, ariko mainly bariya nibo ni bamwe bose bemereye ko ari aba orthodox. Orthodox bivuze abantu bo mwimerere mu myizerere. Okay, hita dusengera dutahe, ariko uyu munsi mara abantu impungenge, tujye mu rusengero ntitujyeyo, tubyore twigumire mu rugo, rusengero n'umutima, hanyuma dusengere dutahe. Ibyo nabyo n'ubundi buyobe. Ni ukuvuga kujya mu rusengero sio kibazo, ahubwo kurwana no kugira ngo umenye ukuri. Ndetse muri rwa rusengero rurimo wowe ubwaye ibyiza no kwarushakamo uburyo waruzanamo impinduka. Byakunda bidakunze, ariko nibura wagerageje. Nibidakunda ushobora kuvuga uti no, reka twitandukanya n'aba ngaba dukora ibi byacu. Abantu n'ubundi barabikora, mugashaka n'abigisha mushobora kumva, mugahuza, mugakora ikindi kintu gishya. Tuzahora ari utudini leta itemera, rero dusenye burundu. Ntabwo idini rigomba kuba leta iryemera, no. Leta si ibyo yagusaba wabishobora kugira ngo ukore idini. No. Bisaba kugira ngo nibigusaba ukabyemera uhinduka automatically uhinduka umupagani. Bazagusaba ibintu nurangiza utangira ubeshye, kuko bazagusaba isi n'ijuru. Nta n'undi muntu babisaba ibyo bagusaba. Nibazagusaba ikibanza, bagusabe inyubako, bagusabe ibiki ngo abaturage bicara, bagusabe ntago bashaka sound, bashaka sound proof. Umuntu ngo mbese ni ibintu nawe ureba, bagusa nawe ugiye kuriyobora iryo dini warize muri theologia cyangwa se warize iby'iyisi ufite degree, ngo nubwo wari ufite n'ibindi bintu warize, kandi umuntu wize ni umuntu w'ikigoryi wa mbere ku isi, aba yararozwe. Ni ikibazo rero. Reka nkoreke ibintu nishane. Ubundi umuntu wabyawe n'Imana niwe ugomba kuyobora itorero ry'Imana, kuko abari mu isi bize nibo bashoza imvuru, nibo barya amafaranga ya rubanda, nibo bakora amahano, nibo barya amafaranga ari abajuruje byageze, ari aba lawyers, ari aba intellectuals b'ingeri zose, nibo bajura, nibo barya imisoro, nibo barya iby'imfubyi n'abapfakazi. Wari wabona umuntu urya abapfakazi n'imfubyi ari umuntu w'injiji utandika? Nibo bazi gukinisha ikaramu bagasobanya imibare, bagatwara gutwara biraki agasigara rimwe simbizi. Hari vuye najyaga mbona batwara batyo muri accounts na hehe hose. Those are the guys we have, kuko barononekaye. Kristo niwe bakeneye kugira ngo bakize. Nicyo nakubwira. Reka dusenge Imana. Amen. Mana yacu turagushimiye kubw'umuntu bwawe n'imbabazi zawe, cyobahiro n'ikuzo n'ishimwe bikomeze by'izina ryawe. Iki kiganiro aho kizagera kizafasha imitima ya benshi, kandi kizabakize kugira ngo bahindukirire ukuri. Ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bikomeze by'izina ryawe kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Reka tubashimire mwese abakurikiye Humure TV, dushimire Pastor Musisi kubw'umusanzu we, hanyuma nawe badukurikiye. Imana igumugisha, mwakoze cyane.